waba utuye muri Afurika, waba utuye ku mugabane w'Uburayi, waba utuye mu Rwanda, Imana irambwira ngo mbabwire ngo hose Imana igiye kuva mu buturo bwayo bwera, igiye gutambuka. Werega ngo narababwiye banga kumva, ngo ariko ndi kwikorera, ngo ntawambuza gukora. Nagiye kubona mbona ibintu abantu bubatse ngo ni iterambere, ngiye kubona mbona bikubiswe n'imirabyo, mbona bikubiswe n'inkuba. Mbwira abantu uti hano mu minsi iri imbere hari ibintu bigiye kuzaba mu bihugu bitandukanye, ariko uzabona ibyo bimenyetso bibaye, Imana irambwira ngo mbabwire ngo dore ibibuga by'indege bimwe na bimwe birafunzwe, nta ndege zigiye kugenda mu kirere. Irambwira ngo benshi na bimwe imipaka irafunzwe, ngo kandi zamara igihe kirekire. Ibi bihugu bya Afurika, irambwira ngo dore hari abantu bamwe na bamwe mubona ko bakomeye mu gihugu, muri iyi minsi hari abantu mugiye kumva benshi bagiye kuva mu mubiri. Kubona mbona hari abantu bakomeye muri iki gihugu. Imana irambwira ngo mbabwire ngo mufate mugire ubwenge bwo gusenga Imana cyangwa bwo kwegera, kubera ko ibikomeye birabaziye. Baranyimuye, nibo bari kugambanira abandi, nibo bari kwicana, nibo bari kuroga abandi, nibo bafite itegeko rikomeye ndetse bakagambanira n'abandi mu mirimo itandukanye, bashaka ibyabo. Niyo mpamvu igihugu cyangwa se amahanga yose agiye kuba umwirare, ngo mugiye kubona ibyo Uwiteka Imana azakora. Ngo kandi Mana yera yo mu ijuru, ndagushimye mu izina rya Yesu. Urera kandi urakiranuka, Jehova Nisi, Jehova Rafa, El Shaddai, ni wowe Mana nyamana, ni wowe Mana yo kwizerwa. Tugufite nitwifuza undi murengezi. Umukozi wawe tugize umugisha wo kongera kumubona, afite ubutumwa wamuhaye. Turamusengeye, tumushyize mu butware bwawe, avuge nk'ubwirijwe nawe, kandi Mana akubere mikoro, aba ari wowe uvuga. Mu izina rya Yesu, murinde kugabanya ibyawe cyangwa kubyongera, ahubwo avuge nk'uko wamuhaye kuvuga, ahanure nk'uko ategetswe. Mu izina rya Yesu, Mana rero mushyize mu butware bwawe, kandi umurinde imbaraga z'umubi. Mu izina rya Yesu, murinde ikintu cyose cyabasha kumurogoya muri uyu mwanya agiye kuvuga ubutumwa wamuhaye. Ahubwo ubutumwa wamuhaye umuhe kubuvuga ashize amanga, kandi buzagirire benshi umumaro. Benshi bazakizwe, bakire agakiza, benshi bazakiza ubugingo bwabo. Urakoze nyakubahwa Imana, turagushimye. Ngaho byose ubikorere kwiyubahisha ku bw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. 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 Turabashimiye kongera kuduha karibu. Tunejejwe no kubana namwe uyu mwanya muri iri vugabutumwa. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Ndabizi ikintu kigendanye no kumva ubutumwa muri iki gihe ni ikintu kibaye ingume cyangwa kubikurikiza. Hari n'igihe ujya ukumva ati runaka kuva ari runa. Oya, Imana yo mu ijuru ijye ibaha umugisha mwebwe mujya mubasha gukurikirana abakozi b'Imana batandukanye ku mbuga zitandukanye. Imana yo mu ijuru ijye ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Mazina yanjye nitwa Tuyizere Izayi, nongeye kugaruka hano ku Makuru y'Ijuru TV. Imana ibaha umugisha kandi tubane mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, ibice byaho 51. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 36 kugeza 44. Twumve icyo umwami Imana avugana natwe. Icyo ngusaba utega amatwi ijambo ry'Imana. Abantu barisobanura ku buryo butandukanye cyangwa babyumva ku buryo butandukanye, ariko ndagusabye kugira ngo tubane uyu mwanya mu izina rya Yesu, kandi nunkundira Imana iraguha umugisha. Yeremiya
ibice byaho 41 ku murongo waho wa 36 kugeza 41 mu izina rya Yesu Kristo. Reka dufashe mwene data Yeremiya 51 umurongo wa 36 haranditswe ngo nico gituma Uwiteka avuga ngo dore ngiye kukuburanira kandi nguhorere, nzakamya inyanja yaho n'amasoko yaho nyazibe. I Babuloni hazahinduka ibirundo n'ubuturo bw'imbwebwe n'igitangarirwa n'ikimyozwa, nta uzahatura. Nta bazatontomera icyarimwe nk'intare, bazakankama nk'imigunzu y'intare. Nibamara gushyuha nzabaremera ibirori, mbasindishe kugira ngo bishime basinzire ubutazakanguka, niko Uwiteka avuga. Nzabamanukana nk'abana b'intama bajyanywe mu rubagiro, nk'amasekurume y'intama n'ay'ihene. Yemwe Isheshaki, ko hanyazwe harafashwe, kandi ariho hari inyamibwa y'isi yose. Yemwe i Babuloni, ko hahindutse amatongo mu yandi mahanga. Inyanja yasendereye irengera i Babuloni, harenzweho n'umuraba wayo mwinshi. Imidugudu yaho yahindutse amatongo n'umukakaro n'ikidaturwa, igihugu kitabamo umuntu, kandi ntihagire umwana w'umuntu ukinyuramo. Kandi nzahanira Iberi, i Babuloni nzahavana mu kanwa ke ibyo yamize bunguri, kandi amahanga ntazongera kumuhombokeraho ukundi. Ni ukuri inkike z'i Babuloni zizahinduka, zizariduka. Umwami adufashe. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Aya ni amagambo akomeye atiyoroheje, ariko ano magambo dufatanye kuyumva mu izina rya Yesu. Ushobora kubyumva ukabyumva ko mu gihe turimo byiyoroheje, cyangwa se naho turi kujya byiyoroheje, ariko umuririmbyi yaravuze ngo nta mahoro yuzuye twabonera mu isi. Jambo ry'Imana riravuga ngo nicyo gituma Uwiteka Imana avuga ngo dore ngiye kukuburanira nguhorere. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Imana mu minsi maze iminsi ndi mu masengesho ndi kubwira Imana ati Imana turengere. Imana irambwira ngo mbwire ibihugu byose byo ku isi, waba utuye muri Afurika, waba utuye ku mugabane w'Uburayi, waba utuye mu Rwanda. Imana irambwira ngo mbabwire ngo hose Imana igiye kuva mu buturo bwayo bwera, igiye gutambuka. Yaberetse ibimenyetso bikomeye ibereka ko ari Imana y'inyembaraga, ariko Imana irambwira ngo hari amahanga cyangwa se hari ibihugu bimwe na bimwe Imana igiye kwicaramo abantu bose ku ikarita, hejuru y'ukuntu imbaraga z'Imana ziharemereye. Imana irambwira ngo mbabwire ngo musenge Imana, kuko i Babuloni Imana yo mu ijuru ihageze. Ushobora kumva ngo i Babuloni ni hahandi dusoma muri Bibiliya, naho ngaho uri ku mudugudu uri hashobora kuba hari i Babuloni, hashobora kuba Sheba, hashobora kuba hehe, ariko Uwiteka Imana yarambwiye ngo mbwire ubwoko bwayo musenge, kubera ko Imana yo mu ijuru igiye gutambuka. Irambwira ngo yohereje abamarayika bo gukubita ndetse no kutababarira, hari abo kuvunagura, hari abo gukomeretsa, hari n'abandi bazajya bagenda bakibagirana. Imana irambwira ngo musenge Imana yo mu ijuru. Icyakoze
abasenze Imana mu kuri no mu mwuka, Imana yamaze kubashyiraho ikimenyetso. Imana yo mu ijuru irengere ubwoko bwayo n'intama zayo. Kandi ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo izabaha vino banywe basinde, ubundi bashore nk'intama zigiye kubagwa. Ese wowe mu ruhande rwawe ntushobora kuba uhagaze nk'umwanya wo kujya kubagwamo? Imana yo mu ijuru iturengere mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ibi bihe turimo birakomeye. Ibi bihe turimo ni ibihe buri muntu wese ameze nk'aho ari gushaka ibye ku giti cye, ariko Imana yera yo mu ijuru, yemwe bwoko bw'Imana, nimusenge nimusenge. Hari igihe tujya tubwira abantu gusenga, tubundi ndasenga. Gusenga urasenga, ariko ushobora gusenga nta mbuto wera, nta rukundo ugira, nta mbabazi ugira, yewe nta n'umuntu waza gusaba amazi yo kunywa iwawe ngo uyamuhe. Ese urwo ni urukundo? Ese urwo ni urukundo Imana yo mu ijuru izakwibukiraho? Ariko urukundo si amafaranga, urukundo si ibiryo, no kuvuga neza nabyo ni urukundo. Ariko Imana irambwira ngo yemwe bwoko bw'Imana, aho muri hose nimusenga Imana, kubera ko Imana yitabiriye amahanga cyane. Imana yitabiriye ibirwa cyane. Irambwira ngo mbabwire ngo nagiye mwiyerekwa, ngiye kubona mbona abantu baturiye inyanja cyangwa se ibiyaga bitandukanye. Ngiye kubona mbona hagiye hatambukamo ibintu by'amato atandukanye. Ngiye kubona mbona havuyemo ikintu cyitwa guturika muri ayo mato. Mbona amato agiye aturika, mbona agiye aturika ari menshi cyane. Inkuba zirakubita, imirabyo irarabya cyane. Ngiye kubona mbona mu bantu bari muri ayo mato, mbona n'icyari kiri mu nyanja hasi mu butaka, nka kwa kundi isayo imanuka ikajya mu butaka hasi. Ngiye kubona mbona kirazamutse. Ndabaza ati mbe mwami Uwiteka Imana, none ibi bintu biri kuba ni ibiki? Irambwira ngo mbwira abantu ngo impamvu biriya biri kuba nta cyari cyaba. Ngo erega ngo narababwiye banga kumva, ngo ariko ndi kwikorera, ngo nta wambuza gukora. Nagiye kubona mbona ibintu abantu bubatse ngo ni iterambere. Ngiye kubona mbona bikubiswe n'imirabyo, mbona bikubiswe n'inkuba. Mbona imisozi ibaye irashiriye nka kwa kundi abantu bacana umuriro ku misozi. Mbona nka kwa kundi abantu bavuga ngo ni mu kwa karindwi izuba rigiye kuva kugira ngo tubone ubwatsi. Mbona abantu baca umurabyo ukarabya. Nkabona ikintu kigendanye n'amapironi cyangwa se amapoto arashiririye. Ngiye kubona mbona igihugu kibaye umwirare. Ngiye kubona ndabyigwa ngo dore Imana yibasiriye ibi bihugu bya Afurika. Imana irambwira ngo mbabwire ngo nimusenge Imana, musengere ibi bihugu bya Afurika. Imana irambwira ngo hari ibihugu bimwe na bimwe Imana ishyizemo akaboko kayo, kandi irabyitabiriye. Naje kubona mbona uwiyita ko akomeye ntagaragaye, uzi ko ari umunyabwenge ntiyongera kugaragara. Imana irambwira ngo mbwira abantu uti musenge cyane, kuko n'umuntu ahantu Imana yabwiraga ngo wegenda ikaba yaramusize ahantu agomba kwikingira, cyangwa se ikaba yamuhise mu bwihisho yamuhishe, nawe akava aho ngaho akavuga ati reka njye hariya. Ntabwo yongeraga kubaho, yahitaga apfa hejuru yishwe n'umurabyo cyangwa akubiswe n'inkuba. Imana irambwira ngo mbwira abantu uti hano mu minsi iri imbere hari ibintu bigiye kuzaba mu bihugu bitandukanye, ariko uzabona ibyo bimenyetso bibaye, Imana irambwira ngo mbabwire ngo buri wese azaharanire kuba ari mu rugo iwe. Imana irambwira ngo mbwire abantu bafashe ingendo bagiye mu bihugu byo hanze. Imana irambwira ngo mbabwire ngo dore ibibuga by'indege bimwe na bimwe birafunzwe, nta ndege zigiye kugenda mu kirere. Irambwira ngo benshi na bimwe imipaka irafunzwe ngo kandi zamara igihe kirekire. Irambwira ngo ibyo muri gutekereza bigiye gutandukana n'ibyo mwebwe muri kubona. Irambwira ngo mbese ninde uzayihagarika ngo kandi ariyo ije kwikorera. Irambwira ngo mbabwire ngo musenge Imana cyane.
hari ibintu by'inkingo bigiye gusohoka, musenga Imana, musengera inkingo. Ko naje kubona mbona abantu benshi bari kubatera inkingo zitandukanye z'uburyo bwose butandukanye. Imana irambwira ngo mbabwire ngo musenge Imana, kuko Imana hari ibintu byinshi ishaka gukora. Irambwira ngo mbabwire ngo uzi neza ko yarinzwe n'Imana ahatambutse, ese ntago yaba umugabo wo guhamya mu by'Imana yamukoreye? Irambwira ngo mbabwire ngo mw'abanyamahanga mwe, musenge cyane. Ikiremwa muntu cyose gisenga Imana, kibwira Imana ati Imana hano imbere dutambutse. Irambwira ngo mbabwire ngo musabe imitaka, musabe ingofero, musabe inkweto, musabe imikandara, musabe amakanzu. Kandi Imana irambwira ngo harimo n'abibwira ngo amazina yabo yanditse mu gitabo cyo mu ijuru, yaramaze gukurwamo kera cyane. Mwavuganye n'Imana cyagiye uyishakashaka, ariko irambwira ngo byashoboka ko n'izina ryawe bibwira ngo riri mu gitabo cy'ubugingo byaramaze kuvamo, kubera ko wagiye ukaba umusuhuke ukavamo. Imana irambwira ngo mbabwire ngo mubwire Imana, muri iyi minsi hano hantu tugiye kujya imbere birakomeye cyane kandi biragoye. Ubwo nabonaga inkuba zirimo zikubita, ndetse ibiri kuva mu nyanja byose n'amazi n'inyanja birimo bizamuka. Irambwira ngo hari ibihugu byinshi yitabiriye. Irambwira ngo muri ibi bihugu bya Afurika, irambwira ngo dore hari abantu bamwe na bamwe mubona ko bakomeye mu gihugu. Muri iyi minsi hari abantu mugiye kumva benshi bagiye kuva mu mubiri, benshi cyane mwumva bakomeye, ndetse no ku isi hose, yewe ndetse abo mwumva bakomeye no mu bihugu byo mu Burayi, hari n'abo mugiye kumva bagiye gupfa, kandi bagapfa gitunguro mwumva bari bakomeye. Imana irambwira ngo mbabwire ngo musenge Imana, ibyo muri kubona ni nk'agatonyanga mu nyanja, ibigiye gukuza byo birenze ibyo mwumva cyangwa birenze ibyo mubona. Imana yera yo mu ijuru imanukana imbabazi n'urukundo rwayo, yongere igaruke ku kiremwa muntu. Nubwo abantu bateye umugongo Imana, ariko bongere bayigarukire mu izina rya Yesu Kristo. Jambo ry'Imana ryatubwiye ngo ngo nicyo gituma ngo ukuboko kwanjye kuzabamanukiraho. Hari abantu benshi bumva ijambo ry'Imana bakumva ko bitabareba, ariko ndi kugira ngo nkubwire ngo aho waba uri hose, bwira Imana ikurwaneho. Shobora kubona ngo urasenga Imana ariko utabirimo neza. Imana ifite byinshi byo gukorera abantu bayo, ariko benshi bayiteye umugongo. Muri iyi minsi aho turi kuva niho heza, ariko aho turi kujya ni habi. Imana cyangwa se ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nzabasindisha, bazagenda ari nk'intama cyangwa nk'ihene, ariko ntibazamenya ko bagiye kubagwa. Kandi ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo hari imidugudu imwe n'imwe isenyutse. Imana rero ihagarare ku bwoko bwayo, ihagarare ku bihugu, ihagarare ku birwa, ihagarare ku bikombe, kuko ari Imana ishoboye byose. Yemwe bantu bari mu bihugu bitandukanye, yemwe bantu bari mu bihugu by'Uburayi, Imana yarambwiye ngo mbwire Abanyarwanda, yewe wowe wumva ko ukomeye cyane, naje kubona mbona hari abantu bakomeye muri iki gihugu. Imana irambwira ngo mbabwire ngo mufate mugire ubwenge bwo gusenga Imana cyangwa bwo kwegera, kubera ko ibikomeye birabaziye, kuko ukuboko k'Uwiteka Imana kurabaziye. Naje kubona mbona hari abantu benshi babuza abana babo, bari mu bice bitandukanye. Imana irambwira ngo mbabwire ngo impamvu babuza abantu babo nuko basuzuguye Uwiteka Imana. Musenge nukuri, musenga Imana, kubera ko ibyo muri kwibwira uyu munsi siko ejo bizaba bimeze. Nukuri Imana yera yo mu ijuru imanukane imbabazi. Ndi gusenga Imana irambwira ngo yewe ibi bihugu bya Afurika, ngo hari abari baranyazwe, ngo bamaze kunyagwa mbagarurira ibyabo, ngo none benshi bamaze kurya barahaga, ngo ariko benshi baranyimuye.
baranyimuye, nibo bari kugambanira abandi, nibo bari kwicana, nibo bari kuroga abandi, nibo bafite itegeko rikomeye ndetse bakagambanira n'abandi mu mirimo itandukanye. Banteye umugongo, ntago bakibasha kunyegera, ntago hahandi twahuriraga ngo tuganire tujye inama, ntago ariho bari kunsanga ngo twongere tuganire. Imana irambwira ngo iminsi irabaze, ngo kandi igihe kirarangiye, igihe kirarangiye, igihe kirarangiye. Yewe mwene data, yewe mushiki wanjye, aho waba uri hose, Imana yo mu ijuru, ese uratekereza ko niza bizagenda ute mu ruhande rwawe? Niko na Mose n'Abisiraheli, Imana yabwiraga Mose ati genda ubwira Abisiraheli Uwiteka Imana yabantumye ati nimukore gutya. Barangije baramuhinyura baravuga ngo mbese ni wowe Uwiteka Imana avugisha wenyine, ti nawe azaze atubwire. Ariko Uwiteka Imana abwira Mose, aramubwira ngo ubeze, ubamaze iminsi 3 biyeza, ku munsi wa 4 uzabazane kuri uyu musozi Sinayi. Bahageze bagiye kubona babona ukuboko k'Uwiteka Imana kuraje, ngo inkuba zirakubita, imirabyo irarabya. Barangije baravuga ngo Mose we genda uvugane n'Uwiteka Imana. Ese ko bagiraga nibura Mose ko yari afite umutima w'urukundo kandi afitanye communication n'Imana, akabwira Uwiteka Imana ati Mana bano bantu bababarire. Ese wowe uri kubona ari nde uzagusabira imbabazi hano hantu tugiye kugera? Mana yo mu ijuru turengere kandi rushaho kurwanirira buri wese, gira umwete wo kurwana ishyaka kugira ngo nawe igihe uzaba utabashije kuvuga ngo Mana mbashije gusenga, uzaba urimo nawe ubwira Imana ati Mana ndengera. Senga hakiri kare, risengura ibikuri gendane nk'uko umuntu atabasha kwibagirwa telefone, cyangwa nk'uko umuntu atabasha kwibagirwa nomero ya telefone ye, nawe abari kutibagirwa isengesho rya buri gitondo rya buri kigoroba, nawe abari kutibagirwa isengesho. Ese iyi imvura iguye inkuba zigakubita, nuvuga ngo Mana ndapfuye, ngo Mana turashize? Ariko Imana niza ntago izaceceka. Ushobora gusanga ari nawe Imana ihereyeho, ushobora gusanga ari mushuti zawe Imana ihereyeho, ariko Imana yarambwiye ngo igiye gutambagira ibi bihugu byose mureba, byaba ibikomeye byaba ibidakomeye. Imana yera yo mu ijuru igiye kubitambagira. Benshi bazajya baganura bakavuga ngo twabonye Imana. Ubw'Imana izaba imaze gushyira ibintu ku murongo, nibwo bazavuga ati Mana twarakubonye, Mana twarakubonye. Niho abantu bazajya bavuga Imana n'imirimo yabo. Imana yo mu ijuru itugirire neza mu izina rya Yesu. Nukuri naje kubyigwa muri ubwo bwato nabonye burimo buturika. Naje kubona mbona havuyemo umudamu umwe wari ufite umwana w'uruhinja. Mbona uwo mwana ngo ndagenda mufashe mujyana ahantu hari hacanye umuriro, kubera ko nyine bari bamaze umwanya munini mu mazi n'imbeho yose n'umwana w'uruhinja. Nuko baragenda barambara umwana mutoya, nawe turamwambika. Ngo ngiye kubona mbona aho hantu twari turi ngo hari umuntu bita Emmanuel. Nuko arambwira ngo yewe, ngo wirinde gusohoka ngo ujye muri uriya muryango. Kubera iki? Ndamubaza ngo kubera iki? Arambwira ngo reba bagenzi bawe, ngo nibasohoka bakajya muri uriya muryango ngo nta n'umwe uragaruka. Kuko yabimbwiye ngo inkuba zigakubita ukabona ibishashi by'imirabyo. Najya kubona nkabona ngo umuntu arahunze aragiye ngo agiye guhungira hariya hirya, nkabona aragiye ntagarutse, nkabona aragiye ntagarutse. Ijwi rirambwira ngo komeza uguma aho ngaho ngo urebe. Mbona abantu benshi barapfuye barashize. Mbona icyari imisozi cyose gihindutse amatongo. Ngiye kubona mbona ibintu birahindutse cyane. Ndagenda negera wa mudamu kuko yari amaze gushira imbeho. Arambwira ngo yewe, ngo witwa nde? Ndamubwira ati nitwa Tuyizere Izayi. Arambwira ngo yewe, ngo ugende ubwire umwana w'umuntu ati igorogota ngo haraturitse, ngo igorogota haraturitse.
yarambwiye abisubiramo inshuro 3 ngo igorogota haraturitse, igorogota haraturitse. Arongera abisubiramo ngo igorogota haraturitse, igorogota haraturitse. Ndamubaza nti mbese kuki urimo uvuga ayo magambo kandi nzi neza ko iby'igorogota Yesu yabirangije? Arambwira ngo nagahinda kenshi bateye Imana, ngo Imana ngo irarambiwe kubera ko benshi bayiteye umugongo, ngo igorogota haraturitse. Ushobora kwibaza ngo mbese kuki yambwiye ngo igorogota haraturitse? Ikintu nanjye wakwibaza, nanjye naje kukibazaho, ariko uwo mugabo bita Emmanuel aransobanurira, arambwira ngo impamvu uriya mubyeyi akubwiye kuriya, ngo iherezo bya byose riraje rirarangiye, ngo ubwo intambara zizaba zimaze kurangira mu isi, ubwo urwangano ruzaba rumaze kurangira mu isi, ubwo umururumba uzaba umaze kurangira mu isi, ubwo kutanyurwa bigiye kurangira, ubwo inda nini zigiye kurangira, ubwo kutumvira Imana bigiye kurangira, ngo igorogota haraturitse rero kubera ko abantu banze kumvira Imana bashaka ibyabo. Niyo mpamvu igihugu cyangwa se amahanga yose agiye kuba umwirare, ngo mugiye kubona ibyo Uwiteka Imana azakora, ngo kandi ntabwo azongera kwicuza ukundi. Bene data bashiki banjye, nibajije iryo jambo uwo muntu ambwira ngo igorogota haraturitse, naje gutekereza ndavuga nti ese ko Yesu yavuze ngo byose birarangiye ubwo yari ari ku musaraba, kuki iri jambo rigarutse ngo igorogota haraturitse? Nawe ubwawe wakwibaza, ufite ukuntu wabyibazaho. Ariko Bibiliya iravuga ngo ibimenyetso bigendana n'abizera ngibi, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ibimenyetso bigendana n'abizera ngibi. Mukozi w'Imana, aho uri hose, nawe ufite ibimenyetso bigendana no kwizera kwawe cyangwa n'ibyo ubona. Ariko nkubwiza ukuri, ibyo wibwira uyu munsi, ibyo watekerereza aho ngaho, igorogota, igorogota haraturitse, igorogota haraturitse. Ibirwa, abe umujyi, abe icyaro, abe se ibirwa bitandukanye, yaba ari n'inyanja, nuko Imana yambwiye ngo igorogota haraturitse, byose birarangiye. Senga Imana nawe, kubera ko byose bigiye kurangira, kandi nibimara kurangira Imana yo mu ijuru ntago izongera kurizwa n'imibabaro y'abantu, ntago izongera kurizwa ko ujya ku kazi, mbere yuko baguha akazi bakabanza bakagukoresha icyaha, mbere yuko ubona akazi cyangwa se ngo ujye gusaba serivisi ngo bamanze baguca amafaranga, mbere yuko ibyo byose bizaba byarangiye. Senga Imana uyibwire byose, kubera ko iherezo rya byose riraje. Uyu munsi uri muzima, uyu munsi uri kugenda, ariko mbabwire ngo nubwo muri kugenda, waba ufite ikinyabiziga waba utagifite, nuko nzi neza ko no mu minsi iraza Imana yarambwiye ngo mu bihugu bimwe na bimwe ingendo zigiye guhagarara. Imana itugire neza, kuko naje kubona mbona hari abantu bari muri gare zitandukanye babuze ibinyabiziga bibacyura mu ntara. Mbona hari abantu babuze ibinyabiziga bibacyura mu ntara, mbona abandi babuze ibinyabiziga bibajyana mu bihugu byo hanze, mu bihugu by'iwabo. Imana irambwira ngo hano imbere gatoya, hano imbere ingendo zimwe na zimwe mu bihugu bitandukanye zigiye guhagarara, kandi hari nubwo bazamara n'igihe kirekire benshi batagenda, hari n'abandi bazahera mu bihugu byo hanze kubera ko ingendo zahagaze. Niba ufite umuntu uri hanze, niba ufite umuntu ufite umugambi wo kujya hanze, muri iyi minsi icyo ujya gukora cyose manza usenga Imana ikubwira ati ni yego cyangwa ni hoya. Mugishe umwuka wera iteka inama, nayo izaza ibagira inama mu izina rya Yesu. Ntago Imana igitererana bayo, ntago Imana igitera abantu umugongo, ntago Imana yaturemeye kugira ngo
itwibagirwa, ahubwo iracyaduhetse ku mugongo wayo. Mushiki wanjye, mwene data, aho uri hose, ndagusabye kugira ngo ufashe dusenge Imana, dusengere ibi bihugu biri kuri uyu mugabane w'isi. Kuko niba marayika w'Uwiteka Imana arimo yitegereza bamwe na bamwe, yaramaze kubashyiraho ikimenyetso, nawe ubwiye Imana ati Imana, mu gihe ugiye gutambuka, ese mfite ikimenyetso. Twasomye ijambo ry'Imana mbere yuko dusenga Imana, ndi kugira ngo twongere turisubiremo nibura, kugira ngo twumve icyo uyu murongo utubwira. Mwene data, nawe iri jambo twasomye muri Yeremiya ibice 41 kuva ku murongo wa 36 kugeza kuri 44, nawe urisome mu izina rya Yesu. Ariko nuko nzi neza yuko Imana yo mu ijuru irihagurukiye mu izina rya Yesu. Muri icyo gihe Imana izaba yihagurukiye, uzaba uri hehe? Reba ngo ese Mana, icyo gihe nzaba ndi hehe? Ubundi Imana y'amahoro itugirire neza. Ndagusabye umfashe dusenge Imana. Hano hantu turi kujya ntago ari heza. Amahanga arakangaranye, kandi ibirwa nabyo bicuze umwijima n'umuborogo ubaye mwinshi. Musengeshe umwuka iteka. Musengere abantu bo muri iki gihe. Musengere n'abantu turimo tuvuga ngo ejo hazaza Imana izarengera abantu. Musenge Imana, musenge mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Imana. Nawe aho uri hose, waba uri hanze, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda, waba uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ufashe dusenga Imana. Tugire umwihariko wo gusenga Imana, kuko Imana nitambuka, abantu bazamenya neza ko ari Imana itambutse. Gusa cyo mumenye neza yuko bamwe mu bayobozi bakomeye b'iyi si cyangwa se bo mu bihugu bitandukanye, nuko nzi neza yuko Imana yanyeretse harimo abagiye kuva mu mubiri, kandi muri abo ngabo bazava mu mubiri hari 1/2 kizapfa kitabonye ubugingo. Hari kimwe kizapfa kitabonye ubugingo, kuko nibyo navuze haruguru. Hari abo nabonye bari bambaye amakanzu y'ibizinga. Uharanire kwambara ikanzu yawe yera. Kandi tugiye gusenga Imana, ubwira Imana ati Mana, ejo hazaza hanjye bimeze bite. Imana ikwandike mu gitabo cy'ubugingo. Tugiye gusenga Imana mu izina rya Yesu. Kozi w'Imana, urakoze cyane ku bwa message utambukije. Ntabwo mvuga byinshi. Tanga nimero yawe ya telefone kugira ngo uzagukenera ko wamusengera, wamugira inama. Hari n'abantu bakoze ibyaha ugasanga baribaza bati ibi byaha tuzabikira dute. Ariko iyo ubonye umukozi w'Imana nk'uku, wamuhamagara ukatura ibyaha byawe, ukabisabira imbabazi, umukozi w'Imana akakwingingira Imana ikakubabarira. Nicyo twabereyeho, nicyo Imana yaduhamagariye. Gusa abantu benshi bazi yuko iyo umuntu atanze telefone bahita bamubona kuri WhatsApp, ariko nta WhatsApp agira. Byumvikana yuko abazajya bamubona ni abari mu gihugu hagati. Watanga nimero yawe ya telefone. 078 3 17 0 16 4. 078 3 17 0 16 4. Iyindi ya Tigo kwarige mba ndi kuvugira kuri imwe, 072 765 75 71. 072 765 75 71. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Wasenga Imana kugira ngo n'ubundi isengesho ugiye gusenga riherekeze ubu butumwa, kugira ngo buri muntu wese yumve icyo
Imana ivuganye nawe muri ubu butumwa. Ni karibu no gusenga Imana. Mwami Yesu Kristo, ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Turagushimye uwera nyir'ijuru n'isi, ni wowe Mana itegeka byose, ni wowe ugenga ibihe n'iminsi. Mu izina rya Yesu Kristo turasenze, turi kuri mbere ya kamera Amakuru y'Ijuru TV. Mu izina rya Yesu Kristo turasenze dusengera ubwoko bwawe buri mu bihugu bitandukanye ku isi. Ndagusabye kugira ngo imbaraga z'Imana yera yo mu ijuru, ya yindi yabashije gukora imirimo n'ibitangaza bikomeye mu isi, Mana umanuke urengera ubwoko bwawe. Nukuri ndagusabye mu gihe turimo tureba tukabona Mwami umanukiye amahanga, ndagusabye kugira ngo uzarengere ubwoko bwawe. Hari abantu benshi bavuga ngo Mana uzaduha ubugingo buhoraho. Nanjye ndabasabiye Mwami, ufite inzara y'icyiza ukimuhereze, ufite inyota y'icyiza ukimuhereze. Imbaga iri imbere zawe mu buryo butandukanye bw'umwuka ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, ndabasabira uburinzi, ndabasabira umutaka, ndabasabira inkweto, ndabasabira inkoni mu izina rya Yesu Kristo n'umukandara. Ndetse Mwami Imana yacu, ubwo uzaba ugeze mu isi, Mana abantu bawe bazasange amatabaza yabo akiri kwaka. Mwami harimo n'abandi amatabaza yabo yabashije kuzima. Reka uyu mwanya wongeremo amavuta, bakomeze bacane. Mwami Imana yacu, ubwo uzaza utunguranye nk'umujura, mu izina rya Yesu Kristo uzasange bari maso. Nyemerera abari mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye, ugende ubarengere ubagwanirire. Abarwayi ubakize, abafite intambara n'amakuba urusheho kubarengera. Imbaraga z'Imana zibabeho mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Yesu, urakoze Uwiteka Imana. Tugufite nitwifuza undi murengezi. Ufite Imana yera nta kindi aba yifuza. Mwami Imana yacu, Dawidi niwe wavuze ngo Mwami Imana yacu nigwire mu maboko yawe. Reka n'abakubaha muri ibi bihe ndetse n'ibihe bizaza bose bazigwire mu maboko yawe, kuko ariho hari amahoro meza masa. Urakoze Yesu, urakoze Uwiteka. Mu izina rya Yesu Kristo, ubu bwoko bwawe buhe umugisha kandi ukomeze kuburinda no kubarengera. Kandi ubwo uzaba uduhamagara twese tuzaba twaravuye mu mubiri tugeze iwawe, uzajya uvuga ati dore uriya ni runaka, dore uriya ni runaka. Mwami byagenze gutya na gutya ku Makuru y'Ijuru TV. Mu izina rya Yesu Kristo uzabaho ubugingo buhoraho. Urakoze ko wumvishe gusenga no gusaba kwanjye, mbisabye Imana yera Data wa twese mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Imana y'amahoro ibaho umugisha. Shalom, shalom.